Zashimwe cyane. Imana yacu yabwa icyubahiro cyane kubw'ineza yayo, bwo kugira neza kwayo, kubw'urukundo rwayo. Pawulo ati kugira neza kw'Imana niko kuturehereza ku kwihana. Ni mu Baroma 4:2. Ntimuzi ko kugira neza kw'Imana niko kuturehereza ku kwihana? Bivuze ngo ineza y'Imana irashaka ko twihana. Gusa kugira neza yatugiriye ni uko yohereje Yesu Kristo, nguko kugira neza kw'Imana. Icyo rero nicyo dukeneye kumva, cyihishe mu bindi byose tubona niyo twabona n'ibyo ubuzima busanzwe bigenda neza. Niba urya, uvuga, utembera, uryama, ugakanguka, byose bigakunda, ubikesha amaraso ya Yesu Kristo. Yesu yadapfa ntabwo ibyo byashoboka, ariko kubwo kugira neza kwe ibi biri gushoboka. Ibyo rero biraturehereza ku kwihana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kubw'iyo mpamvu reka twongere tuyishime. Shimwa Data, ntabwo uhwema kutwumva, nta nubwo ujya uturambirwa, ndetse ntabwo amatwi yawe ajya yinubira kumva tugutakira. Nta nubwo winangira kumva tuguhundagazaho ibibazo byacu n'ibiturimo, kuko utajya ushenguka. Ntabwo ushenguka kubera ibibazo byacu. Rero n'uyu mwanya witeguye kubyumva, witeguye kumva icyifuzo kiri ku mitima yacu. Turifuza kugirirwa neza nawe. Turifuza ko Mwuka Wera abana n'imitima yacu, akatwigisha ijambo ryawe. Mwuka Wera akaduha kumva no kuryumvira, maze bikaduteguriza kuza gusanga. Reka njye n'abagiye kumva Mwuka Wera avugira muri bo, twese tugirire umugisha kuri wowe mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana cyane iduhaye umwanya. Ubushize twariho twigana amagambo akomeye, nanone ni ya nsanganyamatsiko tumaze igihe twiga itubwira ibya Eliya w'itishubi, Eliya wari utuye mu misozi y'i Galeyade, Eliya wasabanaga n'Imana cyane, wasengaga kandi wizeraga, Eliya wari waramaramaje akeneye ko abantu bava mu bibi aho kugira ngo babirimbukiremo, kuko yumvaga bagiriye impuhwe abakunze cyane nk'uko Imana nayo ibakunda. Eliya nawe n'uyu murongo yarariho. Dukeneye natwe kuba ku murongo we. Duherukana twiga amagambo avuga uburyo umukecuru w'i Sarefati yagiriye umugisha ku kuba Eliya ahageze, ndetse hasoreje ku magambo avuga uburyo Ahabu abona ikibazo cyo kuba amatungo ye ari kugenda apfa, atari gukamwa, ndetse akaba ari gushaka umuti nyamara atari umuturamba. Umuti wo gushaka ubwatsi mu gihugu hose, ariko si umuturamba, kuko umuturamba ni Yesu mu bugingo. Ndetse ubwo yari ajyanye na Obadiya, byarangiye Obadiya ahuye na Eliya, kuko Obadiya nawe hari ikibazo yari afite. Nubwo yubahaga Imana, yari akeneye kwereka Ahabu ikibazo aho kiri. Ntabwo Ahabu yagombaga kubwira Obadiya ngo tugende, Obadiya ati yego dukora umurimo, ahubwo Obadiya yagombaga kumubwira ngo impamvu ibi biriho byatewe n'iki ngiki. Icyo nigikosoka akabwira umwami ko n'imvura izagwa ubwatsi bukaboneka. Rero ngiyi impamvu yo guhura na Obadiya agahura na Eliya, ni ukugira ngo nawe azamurwe ave ku rugero yari ariho agere ku rundi. Rero twari twasomye umurongo uvuga ngo Obadiya akimara guhura na Eliya, Eliya aramubwira ngo genda ubwira Ahabu ngo ndi hano. Tugiye kwigana umutwe w'amagambo aka kanya uvuga ngo gucyaha gukomeye. Gucyaha gukomeye kandi gukura ubwoko bw'Imana, gukura abantu Imana yaremye mu rungabangabo. Gucyaha gukomeye gukura abantu mu rungabangabo. Gucyaha gukomeye gukura abantu mu rungabangabo. Mu gitabo cya mbere cy'Abami, n'ubundi niho tukiri, mu gice cyaho cya 10, twari tugeze ku gice cya 19, ku murongo wa 12. Shimwe cyane. Ni igice cya 18, ni igice cya 18 ku murongo waho wa 7. Obadiya akiri mu nzira, Eliya arahamusanga.
Obadiya aramumenya, amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati ni njye. Genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati nagucumuyeho iki gituma ungabiza zahabu ngo unyice? Nkurahije Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka babahakaniye ko utariyo. Arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. None ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano? Ariko nimara gutandukana nawe, umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi ntazi. Nuko ningerayo nkabibwira Ahabu, akaza ntakubone, yanyica. Kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Mbese ntibakubwiye, umva umurongo wa 13, ntibakubwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, ko nahishe abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo bubiri 50 nkajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa? None urambwira ngo ningende mbwire databuja ngo Eliya ari hano? Ntuzi ko yanyica? Eliya aramubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana Nyiringabo, uwo nkorera iteka, ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose. Amen. Ahangaha Obadiya ahuye na Eliya, Eliya aramubwira ngo genda ubwira Ahabu aze hano. Ariko Obadiya agira ikibazo cy'ubwoba, yari afite ubwoba, ntabwo yiringiye Imana ku rugero Eliya yiringiraho. Iyo Imana ibwiye Eliya ngo jya kwa Ahabu mubwire gutya, Eliya ntabwo ajya avuga ngo hoya, ahubwo ahita agenda nta n'ubwoba afite, kuko yizeye ko Imana yiteguye kumurinda. Ariko Obadiya yarabwiwe ngo genda kwa Ahabu, Obadiya agira ubwoba. Imana ibwiye Eliya ngo genda ubwira Ahabu ko imvura itazongera kugwa, Eliya aragenda. Imana ibwiye Eliya avuye ari Sarefati ngo subira kwa Ahabu, subirayo. Ariko ntiyatinya ngo baramwica, kandi bari baramuhize bashaka kumwica. Ariko Obadiya warabwiwe ngo genda ubwira Ahabu ngo Eliya araha, Obadiya aratinya. Wumva urugero rwo hasi ari ugereranyije n'urwo Eliya ariho. Ni ikibazo gikomeye cyane. Obadiya aracyafite ubwoba, niyo mpamvu abanye n'umwami Ahabu amahoro, aramutinya, ntago amwereka ikibazo aho kiri, kandi ngo yubaha Uwiteka. Afite ikibazo ngo hari nagerayo akabwira Ahabu ngo ngwino ngo Eliya ari hariya, buriya ari mubwire mu buryo nyine ngo wa muntu mwabuze ndamubonye. Ntabwo ashaka kwiyerekana ko aziranye nawe, ariko no kumubwira gutyo azi ko Imana ishobora guhita ibwira Eliya ngo genda. Kuki se Obadiya yumva ko Imana ibwiye Eliya ngo genda, witamubwira ngo nawe nahungira ahantu runaka? Nuko adafitanye umusabano n'Imana ushyitse nk'uwo Eliya afite. Ntago aganira nayo nk'uko aganira nayo, nk'uko Eliya aganira nayo. Ntago yiyumvisha ko ijwi riri bubwire Eliya riti jya ahangaha. Ntago yumva yuko we ryamuzaho rikamubwira ngo jya ahangaha. Kucyo Obadiya yumva ko Imana itamubwira, akeneye kuzamurwa nawe agasabana n'Imana cyane. Obadiya akeneye kuzamuka agasabana n'Imana cyane, bityo ijwi ribwira Eliya ngo jya hana, na Obadiya akaryumva rivuga, ku buryo kwiringira Imana bimumara mu ubwoba bwose, agasigara atagitinya umwami Ahabu, akamujya imbere. Ariko Obadiya akibwirwa ibi atangira gutanga ubuhamya ngo ese Eliya we ntibakubwiye icyo nakoze mu buvumo, uburyo nagaburiye abana b'Imana, abahanuzi ntibapfa, nkabaha umutsima n'amazi, nta kintu babaye? ngo ubwo buhamya yishingikirijeho. Nyine ushobora kuba waritaye ku mukumbi neza, umva ntuyobye rwose mu gihe kibi, mu gihe kigaragara nk'icy'umwijima, bagakomeza gushikama kuko wakomeje kubazanira ibyanditswe ukabagaburira umutsima n'amazi. Ariko nawe ugifite ikibazo cyo kubaho ibyaha biba, utuye mu gace ibyaha birimo, ariko umuntu umubana amahoro akora ibintu bidashimisha Imana, ntube wamubwira ngo ibi ni bibi, ntube wamwereka Yesu. Iki kibazo Obadiya afite. None ari gutanga ubuhamya bwo mu buvumo. Abantu benshi nyine bafite ubuhamya bwo mu buvumo, ibintu bakoreye iyo ngiyo nabo bafatanyije kwizera, ariko abandi batazi, bitagaragara muri rubanda rukaguma mu byaha, n'imibereho yawe ntibacireho iteka ngo bumve bakeneye Imana. Abantu benshi nuko bameze. Rero uyu muntu arasabwa guhura na Eliya, cyangwa se arasabwa kongera agahura na Kristo, akamwereka umurongo ugezweho. Hari umurongo ugezweho
akabereka undi murongo. Umurongo wari ugezweho ni genda ubwira Ahabu, kuko ubwoko bw'Imana Ahabu n'abo yayobeje byose bakeneye gukurwa mu rungabangabo. Obadiya rero akeneye kubarangira Eliya. Wowe unyumva ukeneye kubarangira Kristo, nanjye nkwiriye kubarangira Kristo, bakaza bagahura nawe, bityo ibintu bikajya ku murongo. Ariko ikibazo, dufite ubuhamya bw'iyo mu buvumo. Mwibuka umwami Dawidi umunsi umwe igihe yaraje guhura na Sawuli agemuriye bakuru be, hanyuma ageze aho Sawuli ari asanga ku rugerero bafite ikibazo cya Goliyati, gusa yumva we yamwica, adakeneye ko akomeza gusuzugura ubwoko bw'Uwiteka. Abwira Sawuli ati umva, uyu muntu namwica nkamukuraho ntakomeze, ni gutatuka Uwiteka, ni gutatuka Imana nyir'ijuru n'isi, ni gutatuka nyir'ibiremwa. Ati niko kuwamwica? Ati yego. Ati se wishingikirije kuki? Ufite amateka y'izihe ntambara warwanye? Ati ntazo. Tariko iyo nabaga ndagiye, yaba mu butayu yaba mu ishyamba hariho hose, iyi ntare yazaga igashaka gufata umukumbi narayivudukanaga nkayica, n'idubu nayo byagendaga gutyo. Gusa Dawidi ubwo buhamya ari gutanga nubwo mu ishyamba bwabayeho nta muntu n'umwe wabonye uretse we ubwe. Hakeneye kujyaho ibindi bibaho none abantu bakabibona, imibereho yabo igahinduka. Ibyo uvuga umva ugacyaha n'icyaha wivuye inyuma, ugacyaha icy'abantu bakabona Yesu. Dawidi yatica Goliyati, ibyo yakoreye aho yaragiraga intaba ntacyo byari kuba bimaze. Obadiya se we kuba yaragaburiye abahanuzi bimaze iki niba gitinya Ahabu? Abahanuzi nyine ni abahanuzi bo bubaha n'Uwiteka. Ariko se bite n'umwami Ahabu ugiye kurimbuka abana na Obadiya mu rugo rumwe, umwe ari umunyarugo wundi? Bivuze ngo Obadiya akeneye, nimba yaragaburiye ubwoko bw'Imana ntibuhure n'ikibazo, ntibugire inzara, akeneye no kuzanira umutsima w'ubugingo Ahabu nawe akihana. Obadiya akeneye kuzanira umwami Ahabu umutsima, nimba yarawujyaniye abahanuzi mu buvumo, ubwo n'ubuhanuzi bwo mu buvumo. Umwami arimbutse Obadiya barabanye mu rugo rumwe ntacyo byaba bimaze, akeneye kumuzanira umutsima w'ubugingo Yesu Kristo, n'umwami akarokoka. Niyo mpamvu nshuti ukigira ubwoba ukeneye guhurana na Yesu akabukumara. Eliya yabanje gusezeranyiriza Obadiya isezerano ati nukuri urahansanga. Yesu akeneye kongera binyuze mu ijambo rye akatwereka ko atabeshya. Bityo n'uburinzi yadusezeraniye, n'uburyo yatubwiye ko azabana natwe, n'uburyo yatubwiye ngo nimugerayo ntimuzahagarika umutima ngo ndavuga iki, ahubwo ngo icyo muvuga nzakibabwira. Twizere ko Imana yiteguye kutubwira icyo tuvuga. Rero dukeneye kumenya ko Imana itabeshya. Luka igice cya mbere 37 ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Dukeneye gusobanukirwa iryo somo tukamenya ko ibyo Imana yatuvuzeho byose nidukora nk'ibyo dusaba bizasohora. Bityo tukajya mu nshingano yayo twiringiye imbaraga z'Imana, tukagenda twiringiye gukomera kw'Imana, tukizera ko Imana nyir'ijuru ikomeye cyane, tukavuga ati Imana turakwiringiye. Bityo tugomba gusohoza ubutumwa waduhaye, tukaburira abantu, tukaburira amahanga, tukababwira ko Yesu agira neza, tukababwira ko Yesu akiza. Obadiya aragenda, none agenda yiringiye ijambo abwiwe, aragenda ajya guhura na Ahabu. Agezeyo ku murongo wa 17 yari amaze kumubwira, hanyuma noneho Ahabu aza kubonana na Eliya. Ariko muri iki gitabo cy'abahanuzi n'abami ikimubona mfite ahangaha paje ngiye kubabwira mu gice cya 10 kivuga ngo ijwi ryo gucyaha gukomeye, hari amagambo banditse akomeye cyane. Igihe umwami Ahabu yazaga guhura na Eliya, kuri paji ya 89 baravuze ngo Eliya yarahiriye Obadiya akomeje kandi amusezeranira ko ubwo butumwa amwoherejemo butaraba impfabusa. Umva, dukeneye kwizera Imana, tukizera ko Kristo ubutumwa tubwiye kujyamo butagomba kuba impfabusa. Yaramubwiye ati nkurahiye Uwiteka uhoraho nyir'ingabo uwo nkorera iteka ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose. Amaze gusezeranirwa atyo, Obadiya ajya kubonana na Ahabu, aramubwira
ahabahera ko aza guhura na Eliya. Dukeneye kwizera ko turi kumwe na Kristo, tukizera ko hadutumye uwo tubwira ngo Yesu aragukeneye, uwo tubwira ijambo ry'Imana uburyo ritsinda umutima, uburyo Mwuka Wera atsinda umuntu. Ibyo ngibyo Yesu agahita amusanga, agahita amwiyereka koko, uwo muntu agatsindwa n'Imana, kandi Mwuka Wera akamwereka Yesu Kristo, uwo muntu agakira. Nkurahiye ko nza kumwiyereka koko. Yesu niba gutumye ngo genda ubwira abantu ubazane kuri njyewe, araturahirira ko agomba kwiyereka imitima y'abo bantu. Mwibuke igihe abantu babiri bavaga i Yerusalemu batashye, harimo uwitwa Kleopa, igihe bahuraga na Yesu, Yesu amaze kubamanyagurira umutsima w'ubugingo, wamaze kugaruka, baje kuvuga inkuru ko Yesu yazutse, bakabibwira ba Petero. Bakimara kubivuga, ngo undi mushyitsi udasanzwe yahise aboneka, ngo uwo ni Yesu aje gushyira igihamya ku byo bamaze kuvuga. Ahita ashyiraho igihamya, noneho atanga ikimenyetso aranabiyereka. Umva, ku butumwa ujyanye nimba wiringiye Kristo, Imana igomba gushyiraho ikimenyetso, abantu koko bakibonera ko Yesu agira neza, bakavuga ngo noneho si amagambo ye, nk'abasamariyakazi, ngo si amagambo y'uyu nguyu, natwe turabyiboneye. Ahabu amaze guhura na Eliya, ngo mukumirwa kwinshi kuvanze n'ubwoba, umwami Ahabu yateze amatwi ubutumwa buvuye ku muntu yatinyaga kandi akamwanga, ndetse akaba yari amaze igihe amushaka ubudatuza. Ahabu yari azi ko Eliya atashyira ubuzima mu kaga ashaka guhura nawe. Mbese byajyaga gushoboka ko umuhanuzi yaba agiye kuvuma Isirayeli undi muvumo? Umutima w'umwami Ahabu wafashwe n'ubwoba bwinshi. Yibutse uko ukuboko kwa Yerobowamu kwanyonyotse ubwo yagutungaga umuhanuzi. Ntabwo Ahabu yari kwanga kumvira irarika rya Eliya, kandi ntiyari guhangana kurambura ukuboko kwe ngo yibasire intumwa y'Imana. Nubwo Ahabu nuko ahabaherekezwa n'abasirikare bamurindaga, maze agenda ahinda umushyitsi ajya guhura n'umuhanuzi Eliya. Ahabu yatinyaga Eliya cyane, burya abantu b'Imana bambaye icyubahiro cy'Uwiteka baratinyitse. Ahabu agenda atinya atitira, ndetse ajyana ingabo, ari kwibaza ngo ahari kuba agarutse yari yarahunze bitewe n'iki, ahari twaba tugiye kuvumwa guhabwa ikindi gihamya. Ahabu azatitira, akimugera imbere, nuko umwami Ahabu n'umuhanuzi Eliya bahagarara imbona nkubone. Nuko nubwo Ahabu yari yuzuye urwango rukomeye, ubwo yageraga imbere ya Eliya yabaye nk'ubuze uko yifata, kandi aratendebuka. Mu magambo yavuze atengurwa ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Yagaragaje ibyari mu mutima w'atabizi. Ahabu yari azi neza ko ijambo ry'Imana ari ryo ryateye ijuru guhinduka nk'umuringa, nyamara yashatse kwitirira uwo muhanuzi ibyo bihano biremereye byari ku gihugu. Birasanzwe ko inkozi y'ibibi igereka ku ntumwa z'Imana akaga n'amakuba biba byateye, kandi ari ingaruka zo kuva mu nzira y'ubutungane. Abishyira mu maboko ya Satani ntibashobora kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Abishyira mu maboko ya Satani ntibabona ibintu nk'uko Imana ibibona. Iyi ndorerwamo y'ukuri ishyizwe imbere yabo, iki kintu cyumve nicyo kiriho n'uyu munsi wa none. Barakazwa n'uko gucyaha bahawe, barakazwa n'uko bacyashywe. Kubera guhindurwa impumyi n'icyaha, banga kwihana, bibwira ko abagaragu b'Imana babahagurukiye, ndetse ko bagomba kurwanywa bikomeye. Abantu benshi n'ubu ngubu baravuga ngo barahagurukiwe, baravuga ngo bari kubwirwa nabi n'abagaragu b'Imana ngo babahagurukiye. N'ubu hari abazavuga ngo nabahagurukiye. Oya, ntabwo nabahagurukiye. Mwumve ko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana ni ryo riguhagurukiye kubera ibiburimo. Abenshi rero bumva imiburo bakavuga ngo bahagurukiwe. Hanyuma birasanzwe ko inkozi z'ibibi igereka ku ntumwa z'Imana akaga n'amakuba biba byateye, kandi ari ingaruka yo kuva mu nzira y'ubutungane. Hano ngo umwami Ahabu n'umuhanuzi Eliya bari bahagararanye imbona nkubone. Igihe yabwiraga, hanyuma Ahabu abwira uyu Eliya ati, mbese ni wowe n'umuruho wateje Isiraheli? Ariko birasanzwe nyine inkozi z'ibibi zigarura zivuga ko abana b'Imana aribo bateje ibibi. Gusa
akimara kumubwira aya magambo akomeye, Eliya ngo mu butungane bwe yari yiyiziho. Umva, ntago wahangara gucyanka Eliya utizi ikintu nk'icyo arazi, utarahuye na Kristo ngakugeze ku rugero nk'urwo Eliya ariho, udafitanye umusabano n'Imana, ntago ushobora kuvuga nk'uko Eliya yavuze. Bagukubise wabivamo, baguhaye amafaranga wabivamo. Benshi se ntibabivuyemo kubera ubutunzi. Bagutinyishije urupfu wabivamo. Ariko Eliya kuko asabana n'Imana neza, ngo mu butungane bwe yari yiyiziho, ntiyagerageje kwihohora cyangwa ngo ashimagize umwami. Umva ijwi ryo gucyaha gukomeye. Abantu bahangara kuvuga ngo ababwiriza ngo baratukana, ngo bavuga nabi. Oya, umva uko Eliya yavuze. Icyaha se wagicyaha gute? Ubundi wabona umuntu agiye kugwa mu mwobo ukavuga gute? Ko bibaye na ngombwa wanamukabukira, nibura agahindukira akamenya ko agiye mu byago atarari kubona. Ubonye nuko umuzirika ngo atagende wamuzirika. Natwe dukeneye kubwira abantu tweruye, hanyuma Imana ikababohesha umurunga w'urukundo rwayo. Umunyabyaha ye kurimbuka tureba, ye kurimbuka ureba. Gusa natwe dukeneye kunira imbere y'Imana cyane kurutabo, kugira ngo natwe tutabivamo. Kuko nk'ababwiriza butumwa nibo bakwiriye kubana n'Imana cyane kuruta abandi, kuko bafite akaga gakomeye cyane. Abadayimoni barava mu bubwira barakuzana. Bivuze ngo dukeneye kwinginga Imana no gusenga cyane. Nshuti bavandimwe, Eliya ngo nta nubwo yashatse kwikiza umujinya umwami yari amufitiye, ngo amubwire inkuru nziza ko amapfa agiye gushira, nyine ngo atangire kumushyeshyenga amubwira ngo erega ngo nyumva ngo n'ubundi ngo imvura iragwa. Oya, yamubwije ukuri, nta mbabazi yasabaga. Arakaye cyane, hano niko handitse, arakaye cyane kandi afitiye ishyaka icyubahiro cy'Imana. Ibyo Ahabu yari amushinje niwe yabigaruyeho, abwira umwami ashize amanga ko ibyaha by'ubwe ndetse n'iby'inzu ye ari byo byazaniye Isirayeli umuvumo ukomeye. Eliya yahamije ashize amanga ati, erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Kureka amategeko y'Uwiteka mukagarukira Bali nibyo biteye ibi byose. Kuramya ibyaremwe, kuramya ibyo izuba, uwo mwuka uri mu bantu bose, hanyuma mukiyunga urwiyunge mu bupagani, mu buyobe. Ibyo nibyo biteye amapfa ariho ubu ngubu, nibyo biteye ibibazo biriho kuri ino si. Hanyuma ngerega sinjye wateye Isirayeli umuruho, ni wowe n'inzu ya so. Hano baravuga ngo muri iki gihe hakeneye ijwi ryo gucyaha gukomeye, kuko ibyaha bikabije cyane byatandukanije abantu n'Imana. Ubuhemu buragenda buhinduka ikintu kigezweho mu buryo bwihuta. Abantu ibihumbi bitabarika baravuga bati, uyu ntidushaka ko dutegeka. Ibibwirizwa bidashengura imitima, bibwirizwa kenshi ntibitera impinduka ziramba. Ntabwo impanda ivuga ijwi ry'impuruza, ntabwo abantu bakomeretswe imitima n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kumvikana kandi gutyaye. Iyaba bashoboraga kuvuga uko biyumva, hariho abakristo gito benshi bavuga bati, umva uyu murongo, mbese kuvuga beruye bene aka kageni birakenewe. Ngiyaba abatwaye ubutumwa bavuga uko biyumva, iyaba bavuga ukuri nk'uko kuri, ukuri bakakuvuga, umva ukuri bakakuvuga kose nk'uko kuri. Iyaba bashoboraga kuvuga uko biyumva, hariho abakristo gito benshi bavuga bati, mbese kuvuga beruye bene aka kageni birakenewe. Nanone kandi babaza bati, kuki Yohana umubatiza yabwiye abafarisayo ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababwiye ngo muhunge umujinya uzatera? Kuki Yohana umubatiza yabyukije umujinya wa Herodiya abwira Herode ko amategeko atamwemerera kubana n'umugore we w'umuvandimwe we? Integuza ya Yesu Kristo yatakarije ubuzima bwayo mu kuvuga yeruye kandi adaca ku ruhande. Kuki atabyirengagije ngo ye kwishyiraho kutishimirwa n'abantu biberaga mu byaha? Ndagira ngo mbabwire ko Yohana umubatiza
kubwo gucyaha umwami Yeruya yamubwira ngo wakoze ibi, wabanye n'umugore mu buryo butemewe n'amategeko, wakoze icyaha uzarimbuka nutihana. Yamubwiye Yeruya bituma hatakariza ubuzima, bamuca igihanga, bamushyingura, bashyingura igihimba cyonyine kubera icyo kintu azize kuvuga ukuri Yeruye. Hano baravuga ngo iyaba abantu bageragezaga bakavuga ukuri nk'uko Beruye. Umva, abantu bajya bagusanga bakavuga ngo muvandimwe wakabije kuvuga koko bene kariya kageni byari bikenewe, ubu se kuko ntiwatukanye, ubu ntago wari uri gusebanya. Iki kintu gikwiriye kuzirikanwaho. Nguko niko abantu bakwiriye guhagarara nk'abarinzi bakiranuka b'amategeko y'Imana, bagiye bajya impaka kandi batanga inzitwazo kugera ubwo kwigengesera. Umvira ijambo, kugera ubwo kwigengesera ko asimbuye ubudahemuka n'ubunyangamugayo, bityo icyaha kigahabwa intebe ntigicyahwe. Mbese ni ryari ijwi ryo gucyaha kudakebakeba rizongera kumvikana mu itorero? Erega uwo mugabo ni wowe, uwo mugabo ngo ni wowe, uwo mugabo ni wowe. Ngo ni ryari ijwi ryo gucyaha rizongera kumvikana ku ruhimbi, rizongera kumvikana mu itangazamakuru? Ijwi rivuga icyaha nk'uko kiri, rikura abantu mu rungabangabo. Umva, rivuga ijambo nk'uko Imana yaritanze. Nta gukunda gushimagizwa n'abantu ngo babwire ibyo bashaka kumva bo ubwabo, ngo babwire amahoro Imana itarayavuze. Hano baravuga ngo amagambo yahuranije nk'ayo umuhanuzi Natani yabwiye Dawidi yumvikana gake ku ruhimbi rw'ahantu henshi muri iki gihe, ndetse akanagaragara inshuro nke cyane mu bitangazamakuru bikoreshwa n'abantu muri rusange. Iyaba aya magambo atari inkehwe bene aka kageni, twagombye kubona imbaraga y'Imana irushaho kwigaragariza mu bantu. Intumwa z'Uwiteka ntizikwiriye kwitotombera ko umuhati wazo nta musaruro utanga, zitarihana. Umva aka kantu, intumwa z'Imana ntizikwiriye kwitotombera ko umuhati wazo nta musaruro utanga, zitarihana gukunda kwemerwa ndetse no kwifuza gushimwa n'abantu, ari nabyo biganisha ku kwirengagiza ukuri. kugira ngo uvuge ngo ntago ibyo mvuga, ntago ubutumwa bugera ku ntego. Mubanze mwihane gukunda gushimagizwa n'abantu. Niba shake bakwange, itorero ryose rikwanga, aho mwabanye bakwanga, umuryango kwanga, ariko uri kuberekeza kuri Kristo. Oya, nubabwiza ukuri nk'uko kuri, nibwo bizatanga umusaruro. Bityo abantu bihane, bagarukira Imana yonyine yo mu ijuru. Abo bagabura bashimisha abantu kandi bavuga bati ni amahoro, kandi Imana itaravuze amahoro. Bakwiriye gucishiriza bugufi imitima yabo imbere y'Imana, bagasaba imbaraga kubwo kutavugisha ukuri kwabo, ndetse no kubura ubutwari mu by'imico mbonera. Ntabwo urukundo bafitiye abaturanyi babo ari rwo rutuma boroshya ubutumwa bahawe, ahubwo biterwa nuko bakunda kwinezeza n'ubuzima buborohereza. Ntabwo urukundo ufitiye abantu ari rwo rutuma woroshya ubutumwa, ukagenda ukikira ukuri winyuza hirya no hino. Oya, urwo si urukundo, uko ni ugukunda gushimwa n'abantu. Urukundo nyakuri ruharanira kubaha Imana mbere ya byose n'agakiza k'abantu. Abantu bafite bene uru rukundo ntibazigera bakikira ukuri kugira ngo bakire ingaruka zo kuvugisha ukuri beruye. Ngo abantu bafite bene uru rukundo ntibakikira ukuri. Igihe abantu bari mu kaga ko kurimbuka, ntabwo abagabura bashyizweho n'Imana bazita ku ntarige, ahubwo bazavuga ijambo batumwe kuvuga, bange gutanga urwitwazo ku kibi cyangwa ku cyoroshya. Abantu batumwe n'Imana bafite bene urukundo ntibazigera boroshya ikibi na rimwe bazakivuga nk'uko kiri, kugira ngo barebe ko abantu bakwihana bakagarukira Imana. Urukundo nyakuri rwa Kristo Yesu, rumwe rwatumye Yesu Matayo 23 acya abafarisayo ngo mwandyarya mwe, ababwira ngo mumeze nk'ibituro bisize ingwa. Ngo abafarisayo mwandyarya mwe, ababwiza ukuri, ngo mwoza igikombe inyuma ariko imbere ni umwanda gusa. Ibituro bisize ingwa, imbere ari umunuko gusa. Ngo murimbisha ibituro by'abahanuzi n'inzibutso z'abakiranutsi, nyamara ngo niko mwihamya ko muri bene abo ngabo. Muri abana babo bisha abahanuzi, muri abana babo.
ngo namwe ngiye kubatuma abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, ngo benshi muzabakubita mubirukane mu masinagogi yanyu, muhere ko mugirweho n'urubanza uhereye ku maraso y'Abeli kugera ku ya Zekariya wiciye hagati y'urutambiro. Ayo yose azaryozwa b'iki gihe, kugirwaho n'amaraso y'iki gihe by'abantu bose bahawe Imana, yabahawe Imana ndetse n'iki gihe yose akakugirwaho, akakujya ku mutwe. Ni akaga gakomeye. Dukeneye kuvuga ukuri tweruye, tukavuga iby'Imana nk'uko yabiduhaye. Yaba umugabura wese yazirikanaga ukwera k'umwanya yahawe n'uko umurimo we, kandi akerekana ubutwari nk'ubwo Eliya yerekanye nk'intumwa zashyizweho n'Imana, abagabura bari mu mwanya w'inshingano ikomeye cyane. Bagomba guhana, gutesha, guhugura, bafite kwihangana kose no kwigisha. Iki ngiki ni Imana idusaba. Ngo Imana ikeneye abagabo nka Eliya, nka Yohana ndetse nka Natani. Irashaka abagabo, irashaka abantu bazavuga ubutumwa bwayo uko buri, kandi batitaye ku ngaruka bwabagiraho. Abantu bazavuga ukuri bashize amanga, nubwo byabasaba kubura ibyo bafite byose. Ni abantu bakwemera no gupfa ariko bakavuga icyo Imana yabatumye, kuko Yesu yadukoreye ibirenze ibyo. Ese nshuti yanjye, uri mu murongo nk'uwo Eliya yari ariho? Uri mu murongo wo kwakira, wo kwiringira Imana ku buryo uvuga ukuri nk'uko yakuguhaye, ukaba uzi ko Imana iza kuguherekeza? Igihe rero Eliya yari amaze guhura n'umwami Ahabu, amaze kumubwira ibi ngibi, yahise amusaba noneho igihe cyari kigeze, nk'umuntu uje gukura ubwoko bw'Imana mu rungabangabo, uje kwerekana Imana nyakuri. Yahise abwira umwami noneho ati, yabwiye umwami amagambo iki cyo gucyangira ngo mumaze kucyumva. Nuko none uwo ni Eliya ku murongo wa 19 w'igice cya 18 igitabo n'icya mbere cy'Abami. Nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450 n'abahanuzi ba Shera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose nabo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Aha abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati, nijye njyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali 450 ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri, bahitemo iyabo bayitemagurire ibice babigereke hejuru y'inkwi, ariko beye gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri, nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhereko mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana nirudusubirisha umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza ati, ibyo uvuze ni byiza. Ati ibyo uvuze ni byiza. Nuko barabikora. Muri iki gice nicyo kintu batubwira, muzageza he guhera mu rungabangabo? N'Imana ariyo Mana muyikurikire, niba ari Bali aba ariyo mukurikira. Ahita abagira inama. Noneho umwami Ahabu yari ari aho ngaho, abahanuzi 450 ba Bali bahari, 400 ba Ashera nabo bahari, babandi baramya izuba, baramya ibyaremwe bahari, ndetse n'Abisirayeli bateraniye aho ngaho bategereje kureba Imana yo kuri kugira ngo yigaragaze. Iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bose, isi yose ive mu rungabangabo, bamenye Imana y'ukuri. Ngiki gihe tugezemo, tugiye twagera ku gihe tugezemo ku musozi Karumeli. Ku musozi Karumeli, turi ku musozi Karumeli. Abantu bakeneye kuva mu rungabangabo bakamenya Imana y'ukuri, bakayikurikira. Turi ku musozi Karumeli. Rero Imana y'ukuri ikeneye kugaragara. Ukuri n'ikinyoma bikeneye gutandukana, buri wese akajya mu ruhande rwe. Ese mwe mukurikiye, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba Bali ariyo Mana muyikurikire, niba Imana yo mwijoro ariyo Mana aba ariyo mukurikira. Eliya ati, mufate imfizi, ibi bintu bikurikire ntuhushe mu murongo n'umwe. Mufate imfizi muyitemagurire ku gicaniro cya Bali, musenge, takambira Imana yanyu. Nanjye ndabigenza gutyo, nanjye ndatakambira Imana yanjye, nanjye ndatemagurira imfizi ku gicaniro. Imana irusubirisha umuriro iraba ariyo Mana y'ukuri. Uwo bitari kuba yagombaga gupfa, yagombaga gupfa. Imfizi ni ebyiri, ibicaniro ni bibiri.
ni bibiri, ntabwo ari bitatu. Ibicaniro ni bibiri. Nyamara muri iki gihugu twabonye harimo ibigirwamana bigera kuri bibiri. Harimo ikigirwamana cya Bali ndetse na Shera, n'abahanuzi bari uburyo bubiri, aba Bali n'abashera, noneho hakaba n'umuhanuzi w'Uwiteka. Ariko ku musozi Karumeli hahagaze ibintu ni impande ebyiri gusa. Ese wakwibaza ngo abashera bagiye he ko bari kugaragaza ngo 450 ba Bali? Nuko n'abashera bahise bajya ku ruhande rwabo ngabo 450. Abari mu ruhande rw'ikibi bariyunga. Mwibuke Yesu ari ku musaraba, hari ibintu byabaye. Yesu yari hagati y'ibisambo bibiri. Yesu yari hagati y'ibisambo bibiri, ariko biza kurangira igisambo kimwe cyihannye kigarukira Kristo. Hasigaye ari impande ebyiri, uruhande rwa Kristo n'igisambo kitamwemeye, kiri kuvuga ngo ikize natwe dukize. Ariko kandi aho ni ku musaraba. Mbere yo ku musaraba kwa Pilato hari ibintu bibiri: Yesu Kristo cyangwa Baraba, guhitamo kimwe. Amategeko y'Imana n'ubundi, amategeko y'Imana nk'uko Yesu yabambwe, amategeko ye muri iki gihe nayo agiye kubambwa mu ntambara ikomeye. Paje 21 banditse amagambo akomeye, baravuga ngo, bavuze amagambo akomeye ngo icyaha gikomeye Abayahudi bakoze ni ukwanga kwemera Kristo. Icyaha gikomeye Abakristo bazakora ni ukwanga kumvira amategeko y'Imana, kandi ariyo rufatiro rw'ubuyobozi bwayo mu ijuru no ku isi. Umva kongera kubanga kwa Kristo muri iki gihe, amategeko ye kuyanga. Yesu ku musaraba hagati y'ibisambo bibiri, kimwe kirihana. Muri iki gihe amategeko y'Imana agiye kubambwa hagati y'ibisambo bibiri. Aha ndababwira ikintu gikomeye cy'isabato yo ku munsi wa karindwi. Itegeko ry'Imana rya kane yategetse abantu nyine bafite uruhukiro bw'ukuri mu mutima, abantu bakiriye Yesu, bafite umwami w'isabato muri bo, bakwiye nanone kuba baruhuka isabato yo ku munsi wa karindwi. Ariko iki kintu isabato nanone urayibona hagati y'ibintu bibiri, hagati y'iminsi ibiri. Ku cyumweru bamwe basenga ku cyumweru, hari n'abasenga aho bakunze kwita ngo ni kuwa gatanu, nyamara ni kuwa gatandatu, kuko mu Balewi baravuze ngo nuko uyu murongo ndagira ngo musome, uko nyine abantu no kubara iminsi uko kera byabaraga byarangiye bahinduye kalendari, birangira turi kubara mu bundi buryo. Ariko mu Balewi baranditse ngo, reka mbasomere amagambo akomeye, reka ngira amagambo mbasomera. Yesu ashimwe cyane. Bavuga uburyo dukwiriye kubara iminsi, naho mu Balewi 23:15 ngo, kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato. Ubwo umunsi ukurikira isabato n'uwuhe? Ni ku cyumweru. Muri Bibiliya ntagatifu ngo mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi ukurikira isabato, muhereye ku cyumweru. Sashimwe cyane. Muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato mujye mubara iminsi muhereye aho. Ubwo aho bita kuwa gatanu ni kuwa gatandatu, isabato bayita kuwa gatandatu, nyamara ni wo munsi wa karindwi. Rero bamwe hari abasenga kuwa karindwi, ariko inyuma yawo hari umunsi ubanziriza, hari n'undi ukurikira. Hari umunsi wa mbere, isabato iri hagati, ku ruhande rumwe hakaba kuwa nyuma w'isabato, ubwo ni kuwa gatandatu, ndetse hakaba no kuwa mbere, cyangwa se aho bita ku cyumweru. Isabato iri hagati. Bamwe n'Abayisilamu basenga aho bita kuwa gatanu, andi madini yose agasenga kenshi ku cyumweru. Yesu abambwa hagati, ariko birangira umwe agarukiye undi. Nanone ku musozi Karumeli hari ibintu bibiri. Kubera iki? Habayeho kwihana kw'abahanuzi ba Shera, ariko nta nubwo ari ukwihana bari basanganwe, kuko icyo baramya ni kimwe. Bari bamwe n'ubundi, bari bamwe n'ubundi. Nureba nujya muri Kiliziya Gatolika ugasanga ikimenyetso ukunda kubona cy'izuba, wajya mu Bayisilamu ukwezi n'inyenyeri. Wibuke Ashera nanone bafata ukwezi nanone ko ari Imanakazi, kuramya ukwezi. Ukwezi ni mushiki wacu. Mwibuke narabibasomeye mu rwandiko Papa yanditse rwitwa Laudato Si, ngo mushiki wacu kwezi, Sister Moon, narabibasomeye. Izuba baryita musaza wacu, ndetse n'ibindi nabasomeye bitandukanye.
ku musozi Karumeli hagati y'ibintu bibiri, Abashera n'Ababali bari kumwe bose n'ubundi baramya ibyaremwe, Eliya asigara ukwe. No muri iki gihe ibintu bigiye kuba bibiri, bamwe bazihana bakurikira Imana, abandi bakurikire ubupagani. Ibintu bizaba bibiri, igicaniro cy'ukuri n'icy'amafuti, kuramiriza ku cy'amafuti no kuramya ku gicaniro cy'ukuri. Sashimwe cyane. Hanyuma abandi batangira gutakambira Bali, batemaguriraho imfizi, batangira gutaka barakotsora. Eliya ati ahari Imana yanyu yasinziriye ngo musakuze yakumva, ngo ahari yazindutse yatembereye ngo mwikebagure. Barikebagura, Imana yabo yanga kumva. Ni ikigirwamana cyanga kumva, Bali ntiyasubiza. Nabo bagera ubwo bananirwa, bararambirwa, barasarara, bari gutakambira ikigirwamana cyanga kumva. N'ubundi ni igicaniro, ni icy'amafuti, bari kuramya. Gusa hari itegeko bari kwica ry'Imana rya kane, igicaniro ni amafuti. Gusa nanone ndenza aho ngaho, wowe unyumva nawe ushobora kuba hari amasezerano menshi ukeneye ko Imana igusohoreza, ariko hari ibintu byinshi Imana ikubwira gukurikiza ukabirengaho. Imana ikwereka ko hari abantu wahemukiye utari wiyunga nabo, ukagira ngo Imana nigusubize. Ntabwo bishoboka. Ngo nisohoza andi masezerano yasezeraniye abumvira amategeko, ngo umuriro ukongora igitambo. Ushaka ko igitambo cyawe, ndavuga umubiri wawe, nk'uko mu Baroma habivuga 12, imibiri yacu nk'ibitambo, ukeneye ko cyemerwa n'Uwiteka. Gute se kandi igicaniro kiriho ari icy'amafuti? Uri kubakira ku bintu byinshi bitagenda neza, ufitanye wangana n'abantu, hari benshi mufitanye ibibazo, Imana iri kubikwereka ntubikure mu nzira. Wambuye abantu barimo imyenda wanze kubishyura, ngo Imana ngo nisohoze amasezerano. Ariko ngarutse aho ngaho nanone kuri iki kintu, nanone kuri uyu munsi, iminsi twari tuvuze ibiri, iyi minsi umwe w'amafuti, nanone aho ngaho ntabwo igitambo cyakwemerwa. Iki kintu cyumve, barasenga bigera ku biranga, kugeza ubwo Eliya yageze akababwira ngo noneho Eliya apimiranye igihe, kuko yari amenyereye gusabana n'Imana. Igihe cye kigeze cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, noneho abasaba ko nawe yatakambira Imana. Hanyuma Eliya nawe atemaguriraho imfizi ye, murabisoma ku murongo 3 ngahera ko agerekeranya inkwi kamere hejuru gato, nuko ku murongo wa 31, nuko Eliya yenda amabuye 12 uko amabuye y'imiryango ya bene Yakobo ku muryango wanganaga, ariwe ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya yubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indenge ebyiri z'imbuto. Aherako aherekeranya inkwi, acagagura imfizi, ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intango enye z'amazi, maze muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Bayasukaho nimwongere. Arongera arababwira ati nimwongere hepfo gato 3, amazi arasendera goti igicaniro yuzura na rwa ruhavu. Eliya ati noneho abanza gutoragura amabuye 12, amabuye 12, imiryango 12 ya Isirayeli. Nanone y'amasezerano, mwibuke ubwoko bwa Isirayeli igihe bwamukaga Yorodani babwiye gusubiramo bagatoragura amabuye, bivuga amasezerano bizajya bibutsa icyo Imana yabakoreye. Buri muryango havamo umuntu atoragura ibuye. Eliya yishingikirije ku masezerano y'Uwiteka, kandi urwango rwabaye hagati y'Abisirayeli ntago rwishingikirijeho. Ingavuge ngahari ubwo ndi mu bwami bw'amajyaruguru, kuko bwari bwarigabanyije ngo bwari imiryango 10 ngo ndatoragura 10 gusa. Oya, agaruka kuri Katanga ka mbere, urwango nta ruri muri we, atoragura amabuye 12. Ubwo ari gusana. Nshuti yanjye, niba igicaniro cyawe cyarasenyutse ugomba gusana. Eliya ntabwo yafashe imfizi ngo ayishyire ku gicaniro cya Bali cyo basengeraho baramirizaho ibigirwamana. Wibuke ko n'umunsi wo ku cyumweru narabibasomeye, niwo munsi basengeragaho ikigirwamana. Narabibasomeye ejo, mbasomera inkomoko y'ibigirwamana, narabibasomeye, niho babiramirizaga. Eliya we ntabwo agiye gutambira igitambo ku gicaniro cya Bali, reka da, asanya icyo Uwiteka bari barashenye. N'uyu munsi abantu bagomba gusana, ukagisana. Nimba ari inkomyi iri mu nzira, ari ikibazo Imana yakikweretse, kura mu nzira, ubundi ukurikize uko Uwiteka avuga, ubundi ubone kwisaba
kwakira neza igitambo cyawe, ubone kwisaba kigushyiraho ikimenyetso. Eliya arangije abwira abantu ngo nimunyegere. Umva, none hatangira gutakambira Imana kuko amaze gusenga Uwiteka. Abwira abantu, hanyuma arasenga. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegereye igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Imana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Imana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Abantu uyu munsi bakeneye gukurwa mu rungabangabo, bakamenya ko Imana ariyo Mana. Niba wakiriye Yesu n'amategeko ye urayakurikiza, n'irya kane ririmo n'iry'isabato. Yesu ashimwe cyane. Eliya asenga Uwiteka, asenga Uwiteka. Ayisenga Imana irumva. Yabanje gusana igicaniro, ndetse kuko azi ko yakuye inkomyi yose mu nzira, igicaniro cyuzuye nta kibazo kindi afitanye n'Imana. Ahangara gutakambira Imana, kandi Imana irumva mu isengesho rigufi cyane, kuko yari amenyereye kubana n'Imana ibihe birebire. Avuga ijambo rigufi cyane, interuro ngufi. Imana ihita imwumvira, umuriro uramanuka ukongora igitambo utitaye ku mazi. Eliya mu gusenga ntago yita ngo hariho amazi ngo bizamure gushidikanya kwe. Abantu ntago bazananirwa kwizera Imana ngo nuko igihe bagezemo gusenga Imana bizaba biri gufata no ku mibereho. Tuzagira mu gihe gusenga Imana bizasaba ko wemera no guhara ubuzima, ku buryo umuntu usenga kubona ibyo kurya bizaba bigoye. Kwenda kugira mu gihe tugiye guhatirwa kuruhuka ku munsi umwe, abatazabyemera ubwo kurya kizaba ikibazo. Iyi nyandiko irabivuga, abatazabyemera nta kurya, nta guhaha, nta kugura no kugurisha, keretse abafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Abari mu ruhande rw'Uwiteka bizaba bigoye. Ariko umuntu w'Imana wishingikirije ku Uwiteka azi ko Imana isohoza isezerano. Umva, we azatakambira Imana azi ko nubwo abantu bari gusuka amazi ku gicaniro, azi ko umuriro w'Imana ugomba kurenga ibyo byose. Asenga atitaye ngo bavuze gutya, asenga atitaye ngo hashyizweho iri tegeko ngo ntimusenge. Daniyeli babuzanyije gusenga, arasenga. Bari bagisutseho amazi ariko arasenga, kandi umuriro wakongoye igitambo cye, ko Imana yaramwumviye. Nguko kwemerwa ku gitambo cye. Ati, nagaragaye imbere yawe Mwami n'imbere y'Imana nta cyaha, nta nkomyi. Yari yarakuye inkomyi mu nzira, igicaniro cy'Uwiteka cyari cyuzuye. Dukeneye gusana igicaniro kugira ngo Imana ibashe kuzasoza amasezerano yavuze ko izasoza nitugera mu bihe by'akaga. Umva, Imana yiteguye kubisohoza. Dukeneye kumvira Imana, ibyo Imana yavuze byose irabisohoza. Eliya yabanje gusana kuri inkomyi yose mu nzira, atambira ku gicaniro cy'ukuri. Icy'amafuti ntiyakijyaho cya Bali, baramirizaho ibigirwamana, munsi baramirizaho ibigirwamana, ku cyumweru arabireka byose. Akurikiza, umva, atavuze ngo ni umunsi gusa, ahubwo nk'uko Imana yabivuze arabikurikiza. Eliya Imana iramwumvira. Hari ikintu gikomeye ukwiriye gukura ahangaha. Abahanuzi ba Bali bari 450, abashera ari 400. Hari Abisirayeli aho ngaho, hari umwami Ahabu. Umva, abantu bari benshi. Ariko Eliya ataba maso aba bantu ngo bari gucana umuriro utari wo, bakawucana ku gicaniro, akisanga ku gicaniro cy'amafuti batambiraho Bali hari kugurumanaho umuriro, kandi yari guhita apfa. Bivuze ngo Eliya yagombaga kuba maso cyane. Kuba maso kwa Eliya akagenzura aba bantu 850 n'Abisirayeli, atitaye ku byo barimo. Amaso yabo yagombaga kuyahanga ku gicaniro, akareba ko ari ukuri, akareba ko umuriro uri buve mu ijuru, ku buryo nta muntu wagombaga kumuca hirya ngo acane umuriro. Ntabwo Eliya yagombaga kwita ku bantu bari kumubwira nabi ngo bari bahanga amaso. Oya, nimba hari n'umukandagiye, Eliya ntabwo agomba kumwitaho ngo ajye kumukabukira no kumubwira nabi. Agomba guhanga amaso ahantu hamwe. Niba Eliya n'iyi nzoka yamuruma akayihangaho amaso, yarangira asanze
bacanye umuriro muhimbano. Ntabwo Eliya yagombaga guhanga amaso ku bantu bari kwikebagura ngo abarangarire, byari gutuma arangara. Umva, abantu 85 umva 885, ibaza urusengero rwuzuye abantu uburyo rwaba rungana, bose uhagaze uri umwe, bose ari wowe bari kurwanya. Umva, kukurangaza biroroshye. Hariho abategekwa kugutuka kugira ngo nurangara bacana umuriro, hariho abategeka gukora ibintu byo kuyobya ndetse biratuma urangara. Ariko Eliya ntago yigeze arangazwa n'ikintu cyari cyo cyose, yahanze amaso ku gicaniro, bituma babuze uburyo na bumwe bacana umuriro muhimbano, birangira Eliya atsinze. Uyu munsi wa none imiriro iri kugurumana ku bicaniro by'amafuti, abantu dukeneye kuba maso. None niba umuriro batarashoboye kuwucana i Karumeli, Imana yaravuze ngo muri iki gihe ngazamanura n'umuriro uve mu ijuru, azakora ibitangaza, gusa muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi Imana yatanze ijambo ryayo nk'umuyobozi. Nituba maso tuzamenya icyo Imana ivuga. Eliya yabaye maso, bituma agaragaza Imana, maze Imana yohereza umuriro ukongora igitambo. Abahanuzi ba Bali baratsindwa, Imana iratsinda. Imana ikimara gutsinda, abantu baravuga ngo Imana niyo Mana nyamana. Eliya ati noneho mufata abo bahanuzi bose hatavuyemo n'umwe, mubazane mubamanure ku kagezi, ubundi mbereke. Barabafata abajyana ku kagezi bose, abicisha inkota. Eliya arabica batikura inkota kuko bari banze kumva. Ngo Abisirayeli ngo bahise bagira uburakari kubera ko bari bababajwe n'igihe kirekire bamaze mu buyobe, bituma bafata aba bahanuzi ba Bali babayobeje bivuye inyuma, bahita babafata hadacitse n'umwe, barabamanura. Eliya arabica. Nanjye ndakubwira ngo hari byinshi muri wowe, usibye ibyo ku ruhande, muri wowe hari byinshi wari ukunze, hari byinshi amaso yawe ahanzeho, hari ibyifuzo byawe byatumye utagaruka ku Mana kubera ibyo utekereza. Umva, Imana iravuga ngo iryo rari wifitemo, ibyo byose muri wowe Satani agushukisha, abahanuzi b'ibinyoma bari muri wowe, ngo bafate, kuko wowe kubarimbura ntiwabishobora. Bazanire Kristo abakurimburire, bazana abakurimburire, bafate. Icyo gusaba nyine nibinyereke, bizane imbere yanjye hatavuyemo na kimwe. Nutabafata bose ubwo kiragusigaramo, ariko byose nubifata ukabizana imbere ya Kristo, arabakurimburira bose. Eliya arabarimbura. Hanyuma Eliya amaze kubarimbura, imvura yari igiye kugwa, yaragiye arasenga, atakambira Imana. Ubugira karindwi yohereza umugaragu ku nyanja atabona ikimenyetso, ariko ku nshuro ya karindwi ikimenyetso kiragaragara cy'uko imvura igiye kugwa. Eliya yari yabwiye umwami Ahabu ngo zamuka ufungure kuko hagiye kugwa imvura y'impangukano. Hanyuma umwami aragenda arafungura, na Eliya arasenga. Ntago akimara kwica abahanuzi imvura yahise kigwa, oya, ahubwo byasabye nanone kugeragezwa kwe ngo birebe nimba yizeye Imana koko. Nawe arasenga. Iki nanone kitubwira ko tugomba gutitiriza kugeza igihe icyo dusabye gisohoye. Nubwo twaba twakuye inkomyi mu nzira, dukeneye gutitiriza kugeza ubwo icyo dusaba gisohora. Eliya aratitiriza, abonye ikimenyetso. Noneho n'umwami yari yafunguye. Gufungura se ni gute? Dukeneye kurya umutsima w'ubugingo. Ngo mutsima uje utsinda ibiri muri twebwe. Ahabu nawe yari yatsinzwe, ndetse mwibuke ko yatashye akajya kubwira Yezebeli gukomera kw'Imana, nubwo atabashije kubishimangira cyane, ariko impamvu uraza kuyumva. Eliya abwira Ahabu ati noneho urira igare wirukanka kuko imvura igiye kugwa ni nyinshi. Ubwo ndetse ikirere cyahise kibudika n'igicu cy'imvura, imvura ihita itangira kugwa nyinshi cyane, yari uko koma iratangirira. Ubwo Ahabu asigara atakibona. Eliya mugiye imbere, yirukanka imbere y'igare, aramuyobora kuko Eliya we yarabonaga, yari afite imbaraga y'Imana, abasha no gusiga igare. Ahabu akurikira Eliya, bagera ku ngoro ku marembo. Bageze ku marembo, hari ikosa rikomeye ryakozwe ngiye gusorezaho umwami Ahabu yakoze ikosa ryo gusiga Eliya ku irembo. Kandi Eliya niwe wari wakuye ubwoko bw'Isirayeli mu rungabangabo, yari yerekanye Imana na Ahabu yabyiboneye. Iyo agumana na Eliya yagombaga gukomeza kumwereka umurongo w'ukuri, hanyuma Ahabu akaguma mu murongo. Ariko bageze ku irembo yibagirwa, ntiyita no kuba Eliya yamuyoboye mu mwijima, ahita amusiga ku irembo yinjira mu ngoro wenyine. Ngo Eliya ngo arara aho ngaho ku marembo. Umwami yinjira yijyanira Yezebeli wenyine, ajya imbere ya Yezebeli wenyine,
atangira guhamya no kumubwira ibyo Eliya yakoze, ngo ari gukora umurimo, ari kumubwiriza ubutumwa, ari kumwereka gukomera kw'Imana. Yezebeli ntago yakumva. Ahabu yajyana na Eliya. N'ubu abantu benshi iyo ijambo ry'Imana ribagezemo bamaze gufungura, bagatsindwa mu mitima, hari uguhembuka kubonetse, babonye gukomera kw'Imana banezerewe, bahita bigarukira aho ngaho bakabivamo kubwo kwiyumvayumva, bagasiga Kristo inyuma, bikarangira bagiye guhangana n'ikibi bonyine, bikarangira batsinzwe, kuko Yesu bamusize ku marembo. Dukeneye kujyana nawe, cyangwa se nimba tutari bwinjirane nawe, ahagumye tukaguma aho ngaho. Ahabu yari kugumana na Eliya cyangwa se bakinjirana. Sashimwe cyane. Ese wowe nimba warigeze uhura na Yesu akagira icyo atsina mu mutima wawe, ntago wamusize? Reba niba utaramusize. Gusa nanone hari ikosa rikomeye na Eliya yakoze, igihe Yezebeli yumvaga ibyo Eliya yakoze, yica abahanuzi b'ibigirwamana, akagambirira kumwica ngo ubugingo bwa Eliya arabuhuza nk'ubwawe bahanuzi yishe. Eliya ahita ahunga. Eliya ahunga atanasenze, ntiyongera kubaza Imana nk'uko yajyaga yibaza, ahubwo ahita agira ubwoba, atangira kwisabira gupfa. Atangira kwisabira gupfa. Kandi yari gukora umurimo yakoze n'uwo Elisa yakoze, yari kuwukora, ariko yagize intege nkeya, umugore asheze. Nshuti bavandimwe, ese wowe ufite imbaraga zahagarara imbere y'ubuyobe bwose, zahagarara imbere ya maraya, imbere y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo? Ese izo mbaraga urazifite? Ukeneye kuba ufite Yesu muri wowe. We kumva ko umurimo urangiye. Eliya ngo ikibazo yagize ngo amaze kwica abahanuzi, ngo yagize ngo birarangiye, arirara. Hanyuma Yezebeli aza nk'aho amutunguye. Ntitwirare. Gusa Eliya nyuma, yenda tuzabyumva mu byigisho bizakomeza nyuma, tuzumva uko byagenze. Eliya Imana yaje kumusanga, iramugarura. Rero aho yagize intege nke, ntago dukeneye kuhagira intege nke. Niba tumeze nk'abo, tugumane na Kristo, atumurikire kugeza ubwo azatugeza mu ijuru. Mu izina rya Yesu kadusenga Imana. Mwami wacu, turagusabye nanone ngo duhishurire ububi bunini muri twebwe, maze utugirire neza, utwambike imbaraga, ndetse udukure mu rungabangabo. Mu izina rya Yesu.